Turongeye turabasuje cyane inshuti bakunzi banzuri business group limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Nkuko mutangiye rero mubibona ku mbuga nkoranyambaga zanyu cyangwa se ku ma screen yanyu, dutangiranye na finest view park ni hariya ku Irebero, aho mushobora kubona amapartment y'icyumba na salo meza cyane, ibyumba byiza cyane byo gucumbikamo ndetse na jardin yo gukoreramo ubukwe nziza cyane. Niho hantu honyine muri Kigali ushobora kubona jardin wakoreramo ubukwe ku mafaranga ibihumbi 200 yonyine y'amanyarwanda, bakaguha jardin ndetse n'inzu yo kwambariramo cyangwa se gutwikururiramo, ubundi ukizanira ibindi byose bigendanye na jardin, ibirori byawe bikabasha kugenda neza. Nkuko rero mubimenyereye hano muri Nzuri, tubarangira imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ni muri urwo rwego rero tubazaniye inzu nziza cyane y'akataraboneka nk'iyi ngiyi, inzu nshyashya, inzu iri ahantu heza cyane kuri kaburimbo, kuko iyi nzu rwose tutabeshye iri mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, ahazwi cyane nka Kabeza. Iyi nzu iri Kabeza kuri kaburimbo. Ikindi kandi nuko iyi nzu ari inzu nini cyane, iri moderne, kubera ko iyi nzu ifite ibyumba bine, douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine. Si ibyo gusa no, kubera ko ifite na annex, iyo tuvuze annex bigizwe wenda tuvuge n'icyumba cyo hanze wakwita icy'umukozi cyangwa se undi muntu wafashe imirimo yo hanze, hanyuma tukagira igikoni cyo hanze na stock yacyo, tukagira douche na toilette byo hanze. Iyo ngiyo niyo annex, niyo rero iyi nzu ifite, ikageraho n'imbuga nini cyane, ariko kandi ikagira parking na jardin bihagije cyane, yuko iri mu kibanza kirengeje ubuso busigaye bwarateganyijwe ku kibanza aribwo bwa 300. Iyi rero iraburengeje, ifite metero kare 400. Akarusho kayo rero nuko iri kuri kaburimbo, kandi ya kaburimbo atari bya bindi byo atari ziriya zo mu makaritsiye nyine abaturage bisuganya, kuri kaburimbo principale imwe twita iya leta. Nyaboneka rero iyi nzu ntikwiye kugucika, kubera ko ari inzu nziza kandi yubatse mu buryo bugezweho n'ibikoresho bikomeye, kubera ko iyi nzu yubakishije amatafari ahiye yose, yubakishije amatafari ahiye yose, yaba clôture n'ibindi. Hanyuma kandi ikaba iri kuri kaburimbo nk'uko nakomeje mbabwira. Ntabicishije amatsiko rero, reka mbibutse ko iyi nzu iri gushaka amafaranga make cyane. Ni wa mugani w'umunyarwanda ngo ukena ufite itungo rikakugoboka. Iyi nzu irashaka miliyoni 50 zonyine ziri negotiable. Iri Kabeza kuri kaburimbo, ishaka miliyoni 50 negotiable. Nyaboneka niba wakunze iyi nzu, uduhamagare kuri nimero zacu muzi muri benshi, arizo 0788486797 cyangwa se 078123301223. Si ibyo gusa rero, kubera ko ushaka kudusanga aho dukora n'ubundi ni hariya mu mujyi wa Kigali rwagati, mu nyubako ya Centenary House. Ukadusanga muri etage ya 2, ukizamuka muri esanseri uhita ukata iburyo bwawe, ugahita ugera kuri Nzuri Business Group Limited. Iwacu rero umukiriya n'umwami, tubaye ikaze cyane, hanyuma mugatunganirwa. Si ibyo gusa rero, kubera ko mushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero muri Nzuri, tubaye ikaze. Iwacu umukiriya n'umwami, turabakunda cyane. Nimukande subscribe mwe mutarabikora.